Of course, nugera hano jya umenya ko wageze kwa MC Icyogere cy'Imana, l'artiste, la guitariste et vocaliste, kandi jya umenya ko wageze kwa Binezero cyangwa se umenya ko wageze kwa Munezero. Hano twebwe dutanga umunezero, nicyo twikorera hano kuri channel yitwa Icyogere cy'Imana. So habaho video zitandukanye ngenda curangira mu mahoteli atandukanye, hari indirimbo nshyashya, habaho igitaramo ku bashaka n'abifuza gutaramana natwe, mujye muza twitaramire, hanyuma tubyereka abatuye isi, abatuye u Rwanda ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda barahagana ahatandukanye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, kora subscribe, nicyo kintu cya mbere. Video ukunze ukande like, hanyuma ukomeze ugubwe neza cyane. Wanjye nkivuka sinigize mbona mama wambyaye, namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa, nkumva abandi bana bahamagara ngo mama ariye, ibyo ndabyumva umutima wanjye ukababara, ibyo ndabyumva umutima wanjye ukababara. Nyuma mbaza papa ni mama wambyaye abahe, papa aransubiza ati nyoko we kubyaye yaradutaye, yakunanyigira cyane ukiri muto, ngo nashabaye urugo rw'abatindi, yego we, ngo nashabaye urugo rw'abaririmbi, yego we, nashoboye urugo rw'abacuranzi, yego we, genda shimira papa ko yanyitayeho kuva nkiri mutoya, niwe wandeze akanoza imico myiza mu bandi bana, igihe namurushaga nkiri muto yarabyihanganiye, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza, wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza. Imana izafashe mama azibuke ko yasize umwana ukiri muto, azapfera kuza kureba uko usigaye ingana, yego we,
ndagushaka cyane ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wabyaye yego we ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wabyaye yego we gira imbabazi gira impuhwe nyinshi mama z'ababyeyi yego we gira imbabazi gira impuhwe nyinshi mama z'ababyeyi yego we gira imbabazi gira impuhwe nyinshi mama z'ababyeyi yego we gira imbabazi gira impuhwe nyinshi mama z'ababyeyi yego we merci beaucoup wakoze cyane we urangije iyi video ikindi kandi turi kumwe ndabakunda cyane mukomeze mubane nanjye mukomeze musapotinge mukomeze mwumva yuko ndi umuntu wanyu kugira ngo ibintu byiza nuko mugomba kukomereza support bifuza rero kudusapotinga karibuni sana merci beaucoup